Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Roho w'Imana ngwino. Roho w'Imana ngwino. Roho w'Imana ngwino. Ngwino tuyobore. Roho w'Imana ngwino. Ngwino tuyobore. Wa paruwasi ya Runaba tumaranye iminsi ibyishimo tutashatse kwihererana, twashatse kubisangira namwe. Ibyo byishimo twabitewe n'umusaraba mureba ahangaha. Mu minsi umusaraba umaze iwacu muri paruwasi ya Butete, twazirikanye ku bucungurwe bwacu. Koko rero Imana yacu yashatse ko umwana wayo w'ikinege abambwa ku musaraba kugira ngo acungure imbaga y'abantu. Yemeye kubabara no gupfa mu kigo cy'abanyabyaha ngo adukize. Uko Imana yashatse ko iki giti cy'umusaraba kiba isoko y'umukiro wa bene muntu, kugira ngo aho urupfu rwakomotse abe ariho havuka isoko y'ubugingo. Kandi ngo Sekibi wari watsindiwe ku giti nawe atsindirwe ku giti. Uyu musaraba rero wari warashushanyijwe na cya giti cyamanitsweho inzoka y'umuringa mu butayu, kugira ngo uyirangamiye akire ubumara twika. Byari ngombwa ko uwarebaga iyo nzoka afite. Tubasabiye imigisha muri uru rugendo namwe mugiye gutangira. Bavandimwe ba paruwasi ya Butete, ineza n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo nibihorane namwe. Turabashimira kuba mwatuzirikanye mukifuza gusangira natwe ibyishimo duterwa n'uwatwitangiye agira ngo amaraso ye atwahagire ubwandu bw'icyaha. Muri uyu mwanya ndabararikira gufatanya nanjye gusingiza ibyiza dukesha umusaraba wa Kristo. Umurambo wa Yesu ururutsa. Nimwibuke ko igihe Yesu apfuye, Yosefu Arimatiya na Nikodemu bururukije umurambo we bawushyikiriza mu maboko ya nyina. Bikira Mariya ko yakabonye wahindutse urugina rw'amaraso agaturika akarira akawakirana icyubahiro. Mubyeyi wabaye rwose kubera intimba y'uwo mwana wawe, ngira uwawe ujye umakirwa muri we. Mukiza wanjye nawe kuko wamfiriye, bakugukunda wenyine ntawe ndi nkubangikanyije nawe. Kuri iyi ntera duture Nyagasani agahinda k'ababyeyi badaherukana n'abana babo, kubera se ko batazi aho bagiye cyangwa se kubera ko babananiye. Tubature Nyagasani, tubature kandi umubyeyi Bikira Mariya, maze ko yabajwe n'umwana we akomeze ko kabera umubyeyi abo bana bose abibutse gutaha iwabo. Ndakuramutsa Mariya,
wahebuje abagore bose umugisha neza umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uradusabira twanyabyaha kuri n'igihe tuzapfira. Amen. Nyagasani utubabarire, abakristo bapfuye Imana nibabarire baruhukire mu mahoro. Yababaye yumva Yesu amuraga abantu bose ngo babihurane. Urugamba ruhebuje, rata ubutsinzi bwuje ishema dukesha umusaraba. Singiza umucunguzi w'isi watanzwe agatabarukana intsinzi. Turaramya umusaraba wawe Nyagasani, kuko ari wo wazaniye isi yose ibyishimo. Umusaraba w'indahemuka uri igiti cy'indatwa gihatse ibindi byose. Ni wowe wenyine waberewe no guheka incungu y'isi. Ni wowe bwato bwagejeje isi ku mwaro yenda kurohama. Ni wowe wasizwe amaraso matagatifu avuye mu mubiri wa ntama. Ikuzo rihoraho kandi rihamye nirihabwa ubutatu butagatifu, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, budukesha ingabire z'ijuru kandi zikadukomeza ku bwa Kristo umwami wacu. nakuvanye mu gihugu cya Misiri, ariko umukiza wawe umusaraba umuryango wanjye Iki
ukinguriye inyanja, ariko ukinguza icumu urubavu rwanjye. Agacukererana unjyana mu ngoro ya Pilato. Umuryango wanjye nawutwaye iki, icyo nzira kubabayeho iki. Nakuye amazi y'agakiza avubutse mu rutare, yabonye impindurwa ya divayi irura. Umuryango wanjye nawutwaye iki, icyo nzira kubabayeho. Umurambo wa Yesu ururutsa. Nimwibuke tugiye Yesu apfuye, Yosefu Arimatiya na Nikodemu bururukije umurambo we bawushyikiriza mu maboko ya nyina. Bikira Mariya uko yakawubonye wahindutse urugina rw'amaraso, agaturika akarira, akawakirana icyubahiro. Mubyeyi wabaye rwose, kubera intimba y'uwo mwana wawe, ngira uwawe ujye umakirwa muri we. Mukiza wanjye nawe kuko wamfiriye, bakugukunda wenyine nta wundi nkubangikanyije nawe. Kuri iyi ntera duture Nyagasani agahinda k'ababyeyi badaherukana n'abana babo, kubera se ko batazi aho bagiye cyangwa se kubera ko babananiye. Tubature Nyagasani, tubature kandi umubyeyi Bikira Mariya, maze ko yabajwe n'umwana we akomeze ko kabera umubyeyi abo bana bose abibutse gutaha iwabo. Ndakuramutsa Mariya, Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uradusabira twanyabyaha kuri igihe tuzapfira. Nyagasani utubabarire. Abakristo bapfuye Imana nibabarire baruhukire mu mahoro. Yababaye yumva Yesu amuraga abantu bose ngo babingurane.
bishimisha abantu turagusaba kugira umubyeyi Bikira Mariya uduhe kunezerwa iteka mu ijuru kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Nimera izuka rya Yesu twibone uko Nyagasani yatsinze byose, atsinda urupfu, atsinda agahinda, atsinda ubwoba, atsinda indwara, atsinda ikintu cyose. Yaratsinze kandi ni muzima, natwe nitumwizera tuzatsinda. Tugiye kwitegura igitambo cy'Ukaristiya, igitambo gitagatifu cy'Ukaristiya, ariko tugiye gutarama, dutaramire Yesu watsinze koko, tumutaramire, dutarame, twongere dutarame. za leta nk'uko musanzwe muzizi, cyane cyane yuko mutabigizemo uruhare, abapadiri batabigizemo uruhare, abihayimana batabigizemo uruhare, abakristo mugasigara, twashobora kubigeraho. Dukomeje kubashimira uko mukomeje kubidufashamo muri gahunda zitandukanye, ari gahunda y'umuganda, ari gahunda ya ejo heza, ari gahunda y'ubwisungane mu kwivuza, ari gahunda y'inama zitandukanye tugenda duhura namwe, n'izindi gahunda zijyanye no kurwanya umwanda, twimakaza isuku n'isukura. Ngira ngo ibyo byose turimo tuvuga aribyo bikomeza kuturanga, cyane cyane yuko roho nzima nayo igomba kuba mu mubiri wa mubiri muzima ufite isuku. Ntaho tuzafata roho ngo tuyishyire mu mubiri udafite isuku. Byakunda se? Turasukura haba ku mubiri, by'umwihariko tugasukura no mu mitima, roho yacu ikaduturamo, ingabire zayo zose zikadusenderamo, bityo bikadutera imbaraga zo gutuma dukorera igihugu, dukorera n'Imana, byose kandi tuzi yuko byose bituruka kuki? Kuri Nyagasani. Ngira ngo uyu munsi rero mu masengesho y'uyu munsi mukomeze mutuzirikane, muzirikane abakristo batashoboye kugera hano, by'umwihariko cyane cyane urugendo mwakoze rwakozwe n'abantu bafite intege, ariko twibuke ko hari abanyantege nke n'ubundi twasize basigaye iwacu, by'umwihariko abakecuru n'abasaza n'abarwayi. Dukomeye tubasabire nabo imigisha tuvana hano nabigende basenderaho. Turagira kandi natwe mukomeze mudusabire mu mirimo yacu ya buri munsi, kuko natwe ibyo dukora byose kuba tubigezweho, tubigereho, dushobozwa na Nyagasani. Iyo Imana idahari natwe ntabyo twashobora, cyane cyane ko ariyo iduha ubuzima, ikaduha imbaraga, ikaduha gutekereza neza, ikaduha no gutekereza abaturage neza, by'umwihariko no kubapangira imishinga ishobora kubateza imbere. Ndagira rero icyo dukomeye tukizirikane, kandi natwe muri rusange nk'ubuyobozi bwite bwa leta duhagarariye hano tubijeje gukomeza ubufatanye mu myubakire ya kiliziya, ubufatanye mu bikorwa remezo byaba ari bihagana, n'ubufatanye muri gahunda zose za kiliziya mwatwifuzaho. Turahari, cyane cyane yuko namwe mwatwemereye yuko turi kumwe namwe. Nkomeje kubashimira rero, basabira kuri Nyagasani Imana ishobora byose kubikomeza dushoboze, kandi mwumve ko hano muri Kinyababa haratekanye, nta kibazo na kimwe gihari. Buri wese urahura atemberera wumve ko nta kibazo ufite, n'abashaka gucumbika wumve ko ari umutekano, he kugira ugira ikibazo hano muri Kinyababa. Turabakiriye kandi tubifurije gukomeza kuvurwa neza. Mukomeze mugire umunsi mwiza.
izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Inema y'Umwami wacu Yezu Kristu n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane na hamwe. Imana no gutura igitambo cy'Ukaristiya dufite umutima usukuye. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose kuko nacumuye rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze, mu byo nirengagije gutunganya, kuko naracumuye rwose. Nicyo gituma n'inginga Mariya Mutagatifu umubikira iteka n'abamarayika bose n'abatagatifu bose namwe bavandimwe umunsi kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire idukize ibyaha byacu maze izatugeza mu bugingo bw'iteka. Tuamarire
Isomo ryo mu gitabo cy'Ibarura. Igihe Abayisiraheli bari mu rugendo mu butayu, imbaga ziza gucika intege mu nzira. Itangira kugaya Imana na Musa ivuga iti, mwadukuriye iki mu Misiri? Mwagiraga ngo tugwa muri ubu butayu butagira amazi, ntibubemo n'umugati. Twarambiwe guhora turya iriya ngirwamigati. Uhoraho aterereza Abayisiraheli inzoka zifite ubumara butwika, zirabarya bapfamo abantu benshi cyane. Imbaga iza gusanga Musa iramubwira iti, twakoze icyaha igihe twakugayaga wowe n'Uhoraho. None twingingira Uhoraho adukize ziriya nzoka. Musa asabira imbabazi umuryango, maze Uhoraho aramubwira ati, curisha inzoka isa n'izo zabateye, uyimanike ku giti. Uwo zizaja zirya akayireba azaja akira. Musa acurisha inzoka y'umuringa, ayimanika ku giti. Iyo rero inzoka yaryaga umuntu, maze akareba iyo y'umuringa, yahitaga akira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyafilipi. Bavandimwe, Kristo Yesu nubwo yari afite imimerere imwe n'iy'Imana, ntiyagundiriye kuresha nayo, ahubwo yihinduye ubusabusa, yigira nk'umugaragu, maze mu migirire ye agaragaza ko ari umuntu. Nuko aho Mariya kwishushanya n'abantu, yicisha bugufa kurushaho, yemera kumvira ageze aho gupfa, apfiriye ndetse ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imukuza, imuha izina risumbye ayandi yose, kugira ngo nimara kumva izina rye rya Yezu, bose bamupfukamire mu ijuru, ku isi no kuzimu, kandi indimi zose zamamaze ko Yezu Kristo ari we Nyagasani, behesha Imana sikuzo. Iryo ni ijambo ry'Imana.
nyagasani Yezu n'abane namwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu abwira Nikodemu ati ntawigeze azamuka ajya mu ijuru uretse umwana w'umuntu wamanutse aturutse mu ijuru. Mbese nk'uko Musa yamanitse inzoka mu butayu, niko n'umwana w'umuntu azagomba kumanikwa, kugira ngo umwemera wese agire ubugingo bw'iteka. Koko Imana yakunze isi cyane bigeze ayitanga umwana wayo w'ikinege, igira ngo umwemera wese atazacibwa ahubwo agira ubugingo bw'iteka. Icyakora Imana niyohereje umwana wayo ku isi ngo ayicire urubanza, ahubwo yagira ngo akize isi. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Mwami wanjye nyobowe neza, ntacyo nzabura, twagendagiwe iwe na Kristo. Niwe mwami wanjye nyobowe neza, ntacyo nzabura, dushira amashyi. Nagiye na Kristo mwami wanjye nyobowe neza, ntacyo nzabura. Tugipfuriza ngo nyobowe neza, ntacyo nzabura. Nagiye na Kristo niwe mwami wanjye nyobowe neza, ntacyo nzabura. Abagabemera niwe mwami wacu nyobowe neza. Abajenemera niwe mwami wanyu. Teresi niwe mwami wanyu. Abajene n'ibitete niwe mwami wacu. Ahubwo icy'ingenzi dusabwa ni ikihe? Umusaraba mu buzima bwacu urahari, ntaho twahungira, ariko dufite amizero. Ntitubivuga gutyo kubera ko twihebye, oya. Ntitugatinye umusaraba kubera ko hari ubambweho mbere y'igihe. Ubu niwe Yesu Kristo twumvise wabambwe ku musaraba ariko akazuka. Umusaraba ntabwo wigeze umuherana, ahubwo yawunyuzeho kugira ngo adukize. Twebwe rero abemera umusaraba turasabwa iki? Ni nacyo ngiye gusorezaho. N'imisaraba duhura nayo mu buzima bwacu. Icya mbere, guhinduka bitari ibya nyirarureshwa. By'umwihariko turi mu gihe cya Advent, aho twibuka gutegura Noheli, gutegura amaza, ndetse no kuvuga ko umukiza wacu Yesu Kristo. Guhinduka atari ukurenzaho. Ikibaho kirama yaravuze ati ukwemera n'ubuhakanyi bizaza mu mayeri. Hari abajene rimwe na rimwe babahakanye mu cyayenge, abajene basiba misa, abajene bumva ko iby'Imana ntacyo bivuze, abajene bumva ko kandi barabatijwe barahawe amasakaramentu yose, ariko icyumweru ntacyo kikibabwiye, ngo byose ngo barabirya, ngo icyangombwa ngo ni ukubona ifaranga we kwaca. Umusaraba, guhinduka bitari ibyanyarurushwa, tukibuka ko turi abakristo kandi tukakira uwo musaraba mu buzima bwacu tugahinduka. Ikindi, urukundo rukunda bose. Urukundo kakanga akagusuzugura ntakumvire, iyo yose ni imisaraba. Umusaraba ushobora kuba ukorera akazi, umusaraba ushobora kuba abaturanyi babi, umusaraba ushobora kuba wowe ubwawe, nawe ushobora kwibera umusaraba. Urugero niba ugize gutya harya iki kimenyetso cyo ni ikihe?
umufasha bose ibibarusha byoye kubatera ubwoba no kwinuba kuko amaronko yabose urazanywa n'abakuruku Chikarera atangiye umukinnyi wa Mwami Kayitasi w'Urucaka bahawe umutuku yaciye jeve bayimaze